Amahoro ya Kristo abe muri mwe. Amahoro ya Kristo abe muri mwe. Amahoro ya Kristo abe muri mwe. Your Grace, banyakubahwa bepiskopi, turabashimiye kubw'uyu mwanya cyane. Dushimira Your Grace ko mwashimye ko ku munsi nk'uyu muri uyu mwiherero kuri tariki ya 15 z'ukwezi kwa 4 2025 ko kuri uyu munsi ari nge wasangira na bene data ijambo ry'Imana. Hari benshi badukuriye badutanze muri uyu murimo bari ku murongo ahangaha imbere ndetse naho imbere muri riteraniro. Kuba rero mwashimye ko uyu munsi twaheshwe umugisha no gusangira ijambo na bene data, turabibashimiye mwakoze, kandi ducishijwe bugufi cyane nicyo cyizere gikomeye mwatugiriye. Bavandimwe bene data, turabaramukije kandi tubakumbuye. Ngira ngo uyu ni umunsi w'amateka kuri nge. Nibwo bwa mbere ngiye guhagarara imbere y'umubare wa pastor bangana batya ndetse n'abepiskopi mvuga ubutumwa. Ndashima Imana. Bavandimwe mu mwami wacu Yesu Kristo, mu mwanya nk'uyu ntitwabura gushimira ubuyobozi bw'itorero Anglikani ry'u Rwanda burangajwe imbere na nyakubahwa umwepiskopi mukuru w'itorero Anglikani Dr. Lambanda, wateguye uyu mwiherero ndetse afatanije n'abandi bafatanije muri ubuyobozi bw'itorero mu gihugu cyacu, bagashima ko muri aya matariki duteranira ahangaha tukiherera, tukaganira, tugahugurana, tukaramukanya, tugaterana ishyaka ndetse tukamarana urukumbuzi. Your Grace, twagize umugisha wo kongera kubona abapastori bamwe twakoranye umurimo aho twahereye kera ndetse tutararobanurwa, twigisha mu mashuri abanza, dufite inshingano muri paruwase, aho twahereye umurimo muri diocese ya Kivu. Nabonye abapastori bo muri diocese ya Kivu aho twahereye. Twabonye abapastori twafatanije umurimo muri diocese ya Shyira igihe kitari gito. Twabonye abapastori twabanye muri diocese ya Gasabo. Twabonye abapastori twabanye kuri KTC, uyu munsi wa none East African Christian College. Nubwo tudashobora kuramukanya ngo duhure twese, ariko no kubareba nabyo ni byiza, birashimishije. Mumfashe dushime Imana kubw'uyu muhuro. Izi nazo ni imbaraga, ubu nabwo ni uburyo bwo guterana imbaraga ndetse no guterana ishyaka ry'imirimo myiza. Reka nanone dushimire Imana ku bwanyu Your Grace. Imana yabayoboye mu ntego nziza y'uyu mwiherero kuko tuyisanga mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 10 cyane cyane umurongo wa 24 kugera ku wa 25, aho intego idushishikariza kuzirikanana ubwacu, guterana ishyaka ryo gukundana n'iry'imirimo myiza no kutirengagiza guteranira hamwe kandi no guhugurana. Bakundwa bene data, iki gihe turimo kuko byakomeje kuvugwa no ku munsi w'ejo ubwo umwiherero wafungurwaga ndetse twakira n'ijambo ry'Imana, twasanze ko iki gihe turimo ni igihe kitoroshye, ni igihe duhamagawe kandi dutegerejweho byinshi, insengero nyinshi zifunze, ariko kandi nubwo zifunze ntidukwiriye kwita kuri icyo gusa ngo twibagirwe ko hafunze inyubako ariko imitima y'abantu idafunze. Building nizo zifunze ariko itorero ntabwo rifunze, kuko itorero rya Kristo ni njyewe nawe ndetse n'abandi Imana yadushinze, Imana yaduhamagariye gushumba mu pastori bwacu. Abo rero aho bari turahazi, aho batuye turahazi, mu matorero shingiro babarizwamo turayazi,
yego nibyo inyubako zirakenewe kuko zidufasha guteranira hamwe, ariko kandi itorero ry'Imana riracyariho kuko babitubwiye ku munsi w'irobanurwa ry'umwepiskopi wa Diocese ya Shyogwe. Ndibuka ko umuvugabutumwa w'uwo munsi yavuze ati itorero ry'Imana nta kizarishobora, ndetse n'amarembo y'ikuzimu ntabwo azagenza ate, ntazarinyeganyeza. Bavandimwe bene data, abapastori, bepiskopi, igihe turimo ni igihe ubukungu bumeze nabi, kandi dusabwa byinshi kugira ngo dushyire ibintu mu buryo, tubashe kuzuza ibisabwa n'amategeko kugira ngo insengero zacu zifungurwe. Turi mu gihe nanone navuga ngo umuhamagaro wacu urimo kugeragezwa. Ni igihe umuhamagaro wacu urimo ugeragezwa mu bihe bikomeye, niho umuhamagaro wacu koko ugaragara. Turi mu bihe nanone cyangwa se mu gihe n'ubunyangamugayo bwacu mu murimo ugeragezwa, bitewe n'ingamba ziriho kuko byakomeje kuvugwa bijyanye n'imicungire y'umutungo w'itorero, bijyanye no kubazwa inshingano, ibihe tugomba kugira ubuhamya mu itorero ndetse no mu bantu Imana idutumyeho. Turi mu gihe imikorere yacu nayo igeragezwa, kuko muri iki gihe cya none ngira ngo gitandukanye n'ibihe byatambutse. Abantu baratureba, abo tuyoboye, ibyo bakoye, ibyo dukora barabireba ndetse baritegereza. Rimwe na rimwe nubwo batari bagera ku butwari bwo kubaza, ariko barareba ndetse bakongorera. Igihe iyo kigeze baravuga, kandi ndetse wenda bakavugira n'ahadakwiriye kuvugirwa. Icyo nicyo gihe duhamagariwemo guhagarara dushikamye, kandi tugahagarara mu muhamagaro twahamagawe, kandi umuhamagaro wera, kandi icyizere gikomeye twagiriwe. Turi mu gihe nanone usanga hari ibibazo byinshi, abantu dushumbye, abantu dushinzwe bafite ibibazo byinshi kandi badutegerejeho ibisubizo, ndetse tudafitiye ibisubizo. Barimo baratureba, badutegerejeho ibisubizo bimwe na bimwe, ndetse ibisubizo byinshi, ndetse badutegerejeho imbaraga nyinshi. Turi mu gihe ndetse n'ubuhamya bwacu cyangwa se ubu buhamya bwa bamwe na bamwe muri twe bukemangwa ndetse bikitirirwa twese. Murabibona muri za social media aho dutuye, baravuga abapasitoro ati ni bya bisambo, ati ni babateka mutwe, bikatubabaza. Ni igihe kitoroshye. Uratambuka hariya ati mwababonye, abati ni babandi birirwa batwaka amaturo. Nicyo tuzwiho. Ese ntitwamenyekana mu buryo burenze ubwo ngubwo? Bavandimwe, none se tubigenze dute? None se mu gihe nk'iki cy'umwiherero tubyifatemo dute? Ngira ngo twaje hano kugira ngo tugire retreat, dusubire inyuma, noneho tugire ingamba zo kugira ngo dukomeze imbere kandi dushikamye, tutanyeganyezwa n'imiraba yo muri ubuzima, n'imiraba duhurira nayo muri uyu muhamagaro. Turabigenza dute? Turabyifatamo dute muri ibi bibazo? Ibisubizo turabibona muri iyi ntego baduteguriye kandi nziza cyane. Iyi ntego y'iki giterane cyane cyane ku murongo mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 20, ndetse ushatse wahera ku murongo wa 23 ukageza ku murongo wa 25. Aho niho hambere dusanga igisubizo cy'uburyo dukwiriye kwitwara muri ibi bihe bigoye, muri ibi bihe biruhanije, muri ibi bihe umuhamagaro wacu ugeragezwa, muri ibi bihe tureba hirya no hino, rimwe tukumva bidushobeye, rimwe tukumva tutazi icyo gukora,
ariko nk'abana b'Imana, nk'abantu b'Imana, ab'Imana yahamagaye kandi Imana ikatugira icyizere gikomeye, ngira ngo igisubizo twagisanga kuri uyu murongo wa 23 tukagera ku murongo wa 25 muri uru rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 10. Haravuga hati dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega. Haleluya. Ni igihe cyo gukomeza kwatura, tukatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega. Kabone nubwo hari abantu bavuga menshi, kabone hari nubwo hari abantu batwita amazina atari, kabone nubwo abantu baduhinduye urwamenyo, kabone nubwo abantu baduhindiye iciro ry'imigani, ariko ni igihe cyo gukomeza kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, ngo kuko wasezeranije ari uwo kwizerwa. Haleluya. Uwaduhamagaye ni uwo kwizerwa. Kandi ku murongo wa 24, kandi tujye tuzirikana ubwacu kugira ngo duterane ishyaka ryo gukundana n'iry'imirimo myiza, twe kwirengagiza guteranira hamwe kuko bamwe bajya babigira, ahubwo duhugurane, kandi uko mubonye urya munsi wegera mube ariko murushaho kugenza mutyo. Haleluya. Haleluya. Aho niho hari ibanga. Ni igihe cyo gushyigikirana, ni igihe cyo guterana imbaraga, ni igihe cyo guterana ishyaka, ni igihe cyo kuzirikanana, ni igihe cyo kwitanaho, ni igihe cyo kuva muri bya bindi, muri ya matiku, muri ya magambo, bya bindi dutakazamo umwanya bidafite umumaro, bitubaka itorero, ndetse bitanatwubaka ubwacu, ndetse bidusenya, ndetse biducogoza. Ahubwo ni igihe cyo kugira ngo duhamye ibyiringiro byacu, twature ibyiringiro byacu, tuzirikanane, duterane umwete, duterane ishyaka ngo ry'urukundo n'iry'imirimo myiza. Hanyuma ibikorwa bizagenza bite? Bizivugira. Urukundo rwacu, gufashanya kwacu, kwitanaho kwacu bimere nko muri cya gihe cya kera ubwo izina ry'ubukristo ryatangiraga muri Antiyokiya. Babona abantu imyitwarire yabo, babona imikorere yabo, babona ubuhamya bwabo, babona urukundo rwabo, bakavuga ngo bariya nabande naba Kristo. Haleluya. Atari uko babatijwe ba Karawudiyani, atari uko babatijwe ba Mariko, atari uko babatijwe ba Christophe, ahubwo kubw'ubuhamya bwabo. Imana itugirire neza. Nanone igisubizo cyadufasha muri ibi bihe bigoranye, ibi bihe bitoroshye, ibi bihe byo guhamya, hari icyo nanone twumvise mu butumwa bwiza badusomeye, kuko bwanditswe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kuko bwanditswe na Yohana wera mu gice cya 15 umurongo wa 4 ukagera ku wa 8, ndetse ugakomeza no ku murongo wa 16. Naho hari ibanga, hari ikidushoboza uko kuzirikanana, urwo rukundo, uko guterana ishyaka, uko guterana imbaraga, uko guhugurana, uko guhamya. Ntabwo twabikora, ntabwo twabishobora, ntabwo twabigeraho tudafite Kristo muri twe. Muri Yohana 15 ku murongo wa 4 haravuga ngo mugume muri nge nanjye ngume muri mwe, kuko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu, niko namwe mutabibasha ni mutaguma muri nge. Mu yandi magambo, tudafite Kristo, tutari mu busabane na Kristo, ntacyo twageraho, ntacyo twashobora. Ndetse ni nayo mpamvu usanga turangazwa na byinshi, tukarangazwa na social media, tukarangazwa na bagenzi bacu, tugatakaza umwanya mu bidafite umumaro. Nuko haba habaye icyuho hagati yacu n'imibanire nande na Kristo. Haba hari icyuho, haba hari ikibuze.
ariko kandi ku murongo wa 5 nanone agakomeza avuga ati ni nge muzabibu namwe muri amashami, uguma muri nge nanjye nkaguma muri we, uwo ni wo wera imbuto nyinshi. Haleluya. Imbuto zo kuzirikana mugenzi we, imbuto z'urukundo, imbuto zo guterana umwete, imbuto zo guhugurana. Izo mbuto nta handi zikomoka nuko tuba muri Kristo nawe akaguma muri twe, tukaguma mu ijambo rye, tukamenya ukuri kukatubatura. Haleluya. Maze tukaba bigishwa ba Yesu nyakuri. Kandi kuri uyu murongo wa 8 harabivuga neza hati, ndetse uhereye ku murongo wa 7, nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Nibyo byubahisha Data, icyubahisha Imana Data, umuremyi wacu, Imana idukunda, Imana yaducunguye, Imana yadukunze urukundo ruhebuje, urukundo umubyeyi atagukunda, urukundo umuvandimwe atagukunda, urukundo umufasha wawe atagukunda. Urwo rukundo Imana yadukunze kugira ngo twere imbuto nyinshi, ngo kuko nibyo byubahisha Data. Ariko izo mbuto nanone turabona uburyo izo mbuto igihe zigomba kumara. Kuri murongo wa 16 niho hatubwiye hati, simwe mwantoranyije ahubwo ni nge wabatoranyije, kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende mwere imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo musaba Data cyose mu izina ryanjye akibahe. Bavandimwe, turi hano twaratoranijwe n'Imana yadutoranije, kandi Imana idutoranya, iduhamagara, idukura ahantu hatandukanye, mu miryango yacu, mu turere dutandukanye, mu byaha. Imana itugira umwihariko, ariko kubw'impamvu. Ntabwo Imana yaduhamagaye kwambara amakanzu gusa, ntabwo ari ukwambara kora gusa, ntabwo ari ukwambara skafu gusa, ahubwo Imana yaraduhamagaye, iradutoranya, ngo kandi dushyiriraho kugira ngo twere imbuto, ariko imbuto zigenza zite? Zigumaho, imbuto ziramba, imbuto zidahindurwa n'ibihe, imbuto zidahindurwa n'ubukene, imbuto zidahindurwa n'uko insengero zifunze. Haleluya. Imbuto zidahindurwa n'uko abana babuze school fees, imbuto zidahindurwa n'uko abana barwaye, imbuto zidahindurwa n'uko bantumye muri paruwase ya Kinyamakara. Ntabwo nzi nibibaho, ariko ndimo ndavuga, cyangwa se paruwase ya Nshiri. Kera twiga kuri KTC bavugaga ngo paruwase ya Nshiri, hariya muri Shyira hariyo bavugaga ngo Kiribazuba. Imbuto zacu zigumaho. Haleluya. Zikagumaho n'igihe badutumye Kiribazuba, n'igihe badutumye Nshiri, n'igihe badutumye hahandi ngo muri ya paruwase tujya tuvangirwa tukavuga ngo paruwase mbi, ariko hari abantu b'Imana. Haleluya. Imbuto zidahindurwa n'ibihe. Haleluya. Ariko muri ibyo bihe, naho hantu ubona ko hagoye, naho hantu ubona ko hari ibiruhanije, naho hantu ubona ko nta bantu wenda bafite uburyo bw'imibereho, duhamagawe kugira ngo duhindure abo bantu naho bari, ariko kandi ngo reka tuzirikanane. Haleluya. We kwireba wenyine muri paruwase uyobora, we kwireba wenyine muri diocese uyobora nk'umwepiskopi, ahubwo ngo duterane imbaraga, ngo utumire nawe untumire. Haleluya. Tuze duterane imbaraga, tuze duhana umuganda, twubaka ubwami bwa Kristo. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Turi hano kugira ngo twongere duhugurane. Haleluya. Turi hano kugira ngo twongere duterane ishyaka ry'urukundo n'iry'imirimo myiza, tuve mu bitagira umumaro, tuve mu biturangaza. Haleluya. Twibuke uwaduhamagaye. Iyo tugiye muri Yeremiya igice cya mbere, niho tubona ubwo Yeremiya yari afite impamvu zo kutemera umuhamagaro, ati ntabwo nzi kuvuga, ndacyari muto. Ariko Imana yaramubwiye ati, ni nge uzagutuma abantu, kandi abantu uzabasanga,
kandi amagambo yanjye nzashyira mu kanwa kawe. Haleluya. Kandi ngo ngushyiriye hejuru kugira ngo usenye, urimbure, haleluya, urandure, haleluya, ibidahesha Imana icyubahiro, ariko ngo kandi ugenze ute, wubake, haleluya, ariko kandi ngo ugenze ute, utera imbuto, haleluya. Duterane ishyaka mu gusenya ubwami bwa Satani, tuzirikanane, duterane imbaraga mu kurandura ibidahesha Imana icyubahiro by'uburyo ubwo ari bwo bwose, haleluya. Hari umugabo ngira ngo nsorezeho, umugabo utarahinduwe n'ibihe, umugaragu w'Imana Yobu. Umugaragu w'Imana Yobu ntabwo yigeze ahindurwa n'ibihe yanyuzemo bikomeye. Murazi ko Yobu yahuye n'ingorane, akageragezwa, Imana yaremeye. Hari igihe Imana yemera ko testi zitugeraho. Yobu Imana yemera ko ageragezwa na Satani, ariko imwima ubugingo bwe. Yobu abura abana, abura amatungo, abura ibyo yari afite, ndetse inkuru mbi yasimburwaga n'indi nkuru mbi, ariko akagira inshuti z'ibigwari. Izo nshuti zikamusanga zikamubwira ziti, birashoboka ko wakoze ibyaha, birashoboka ko hari ibintu wakoze byo gukiranirwa, kuko ntushobora kugerwaho n'ibibazo nk'ibi utarakoze icyaha. Izi ni ingaruka z'ibyaha wakoze, izi ni ingaruka z'ibicumuro wakoze. Ngira ngo ukwiriye kwihana. Bamuyoboraga mu buryo bwo kwihakana Imana, ariko Yobu mu gice cya 27 ndagira ngo muharebe, hari amagambo akomeye. Igice cya 27 ku murongo wa 3, reka duhere ku murongo wa 3 tugere ku murongo wa 6. Muri ibyo bihe inshuti zimusanga, inshuti ze zimubwira amagambo y'urucantege. Arangije arababwira ati, umurongo wa 3 igice cya 27, maze Yobu abwira izo nshuti ze, abwira abo bantu bamwegeraga bashaka kumucogoza, bashaka kumukura mu murongo, bashaka kugira ngo hari ihakana Imana ye. Arangije Yobu arababwira ati, ubugingo bwanjye buracyari buzima, kandi umwuka w'Imana niwe utuma mpumeka, haleluya. Nukuri iminwa yanjye ntizavuga ibyo gukiranirwa, n'ururimi rwanjye narwo ntiruzavuga uburiganya. Ntibikabeho yuko mbemerera ngo muvuze ibitunganye, haleluya. Ese tujya duhagarara dutya? Hari abantu bajya baza kutubwira ibidatunganye, hari abantu bajya baza kutwongorera ibiduca intege mu murimo w'Imana. Abapasitoro bagenzi bacu, abakanoni bagenzi bacu, yewe no mu bepiskopi, mazemwe imyaka itari myinshi, ariko wenda birashoboka, birashoboka ko hari abantu baza kukubwira ibitakubaka. Ariko Yobu arangije arababwira ati ku murongo wa 4, nukuri iminwa yanjye ntizavuga ibyo gukiranirwa, n'ururimi rwanjye narwo ntiruzariganya. Ku murongo wa 5, ntibikabeho yuko nabemerera ngo muvuze ibitunganye. Bavandimwe, ahantu muhaca akarongo, turakwiriye kugira ubutwari. Rimwe na rimwe ntabwo tujya tugira ubutwari bwo guhagarara ngo tubwire abantu batubwire ibidatunganye, tubabwire ko bari kutuyobya, tubabwire ko bari kuturoha. Kakwa kuno umwepiskopi yatubwiye ejo, hari igihe abantu baturoha bakatuyobya tukabemerera, ntitubabwire. Ariko Yobu yarahagaze mu bihe bitoroshye, mu bihe bigoye, mu bihe by'ibyago, ati ntibikabeho yuko nabemerera ngo muvuze ibitunganye. Maze umurongo ukurikiraho nanone sabu vasi yawe iravuga ngo, kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo, haleluya. Ese twagambirira nka Yobu muri uyu mwiherero ko muri iki gihe unyangamugayo bwacu burimo bugeragezwa mu maparuwase, muri za diyoseze, mu makanisa,
cyane cyane iyo twabonye imishinga itegerwa inkunga na compassion, cyane cyane iyo dufite imirima ndetse n'amaturage atugerageza, rimwe tugashaka kurya ibitagabuye, twakwemeye tukarya ibigabuye bavandimwe ko bitugwa neza. Yoba ati kugeza ubwo nzapfa sinzigera nikuraho iki ubunyangamugayo. Bavandimwe, twagambira mu gihe nk'iki, muri uyu mwiherero, twebwe abapasitori turi aha ngaha tugiriwe ubuntu, Imana ikabiduhamagaye, tugahamya tukagambirira kutazikuraho ubunyangamugayo, kuko ariyo mpamvu benshi bavuga ati bya bisambo biratambutse. Mwababonye, ese twahindura amateka? Kandi ntabwo bizahindurwa n'amagambo, ahubwo bizahindurwa n'ubuzima bwacu bwa buri munsi n'ibikorwa byacu bya buri munsi. Haleluya, haleluya. Maze noneho nsoza ku murongo wa 6 ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Haleluya, ntabwo nzakurekura. Haleluya, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja kiriho. Muri uyu mwiherero, muri kwa guterana ishyaka ry'urukundo n'iry'imirimo myiza, muri kwa guhugurana, muri kwa guhamya ibyiringiro byacu, twagambirira nka Yobu tukavuga ati kugeza ubwo tuzapfa ntabwo tuzikuraho ubunyangamugayo. Twagambirira nka Yobu gukiranuka kwacu ko tugukomeje ndetse ko tutazakurekura. Twagambirira nka Yobu ko ntabwo imitima yacu izaducira urubanza cyangwa se izagira ikidushinja tukiriho. Bavandimwe, Imana idushoboze. Ibanga ariko nta rindi, ni hahandi Yesu yavuze ati ntacyo mushobora gukora mutagenze mutamfite. Aho niho ibanga riri. Reka tube duconnecte kuri Yesu, reka ducomekwe kuri Yesu umunsi ku wundi, maze ukurya munsi urushaho kwegera, turusheho guterana kwera, turusheho guhugurana, kandi turusheho kugambirira kutikuraho ubunyangamugayo, turusheho kugambirira gukomeza gukiranuka, turusheho kugambirira gushyirana mu mucyo no guhugurana, kandi no kugira ubuhamya aho Imana idutumye mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Ibyo nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Amashyi menshi ku Mana yacu, amashyi menshi. Mwakoze cyane, arakoze cyane mwene data ku magambo meza.